Umuryango tuzabwirwa n'iki ko ufite ikibazo no kuvuga ko busanzwe ubuzima bwo mu mutwe bwigaragaza mu bice ndagusuhuje mukunzi wa Radio Isangano nkwifurije kugira ibihe byiza aho uherereye hose nguhe ikaze mu kiganiro ubuzima bwacu cy'uyu munsi. Iki kiganiro ugikurikirana buri wa kane mu masaha nk'aya aho twumvira kuri FM 104.9 ukaba gitegurirwa nanjye Byavura Sheri. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku buzima bwo mu mutwe, tureba impamvu zishobora gutera ibibazo byo mu mutwe biturutse mu muryango. Nge nitwa Byavura Sheri ngo haye ikaze. Waba warumvise umuntu umwe cyangwa barenze umwe bahuye n'ibibazo byo mu mutwe biturutse mu muryango? Ubundi umuryango ugizwe n'umugabo, umugore n'abana igihe babafite. Umuryango ushobora kurwara umwe cyangwa se barenze umwe bakaba bahura n'ibibazo byo mu mutwe biturutse mu muryango. Turi kumwe na Bwana Uwiringiyimana Emmanuel, umujyanama mu buzima bwo mu mutwe, aratubwira ku buzima mu muryango. Ubundi muryango abanyarwanda tuzi ko ubugizwe umugabo, umugore n'abana. Ubu ni wo muryango ku busanzwe umuntu avuga ko wuzuye. N'abatabafite abana ariko umuryango bawushobora kubagira bikarushaho kuba umuryango. Umuryango rero ushobora kurwara. Umuryango ushobora kurwara kuko umuryango nka system, umuryango nka organ, umuryango ugira ubuzima nkuko n'umuntu uri mu agira ubuzima. Umuryango rero ushobora kurwara ko umuntu yakwibaza ngo urwara ryari. Ko busanzwe ubuzima bwo mu mutwe bwigaragaza mu bice bitanu. Kugira ngo umuntu yumve ubuzima bwo mu mutwe bwigaragaza mu bice bitanu. Ibice bitanu cya mbere ni mu mubiri, mu marangamutima, mu mitekerereze, mu migirire, mu mibanire no mu gutanga umusaruro. Yego. Sibyo? No kuvuga rero ibi bintu bitandatu niba atari bitanu mvuze bishobora kukwereka ishusho y'umuryango umeze neza. Duhere nko ku mubiri. Mu mubiri abantu bagize umuryango biyumva neza, umubiri umeze neza, kuko ushobora kugira ibibazo byo mu mutwe kuko utabivuze nyine ariko byo bikigaragaza. Iyo umuntu agize gutya akikubita hasi akarabirana akagagara no mubiri uri muvuga. Sibyo? Icyo ni ikimenyetso. Umuntu ashobora kugira umutwe udakira, urumva no mubiri uri muvuga. Umuntu ashobora kubura ibitotsi, umuntu ashobora kubura apeti, no mubiri uri muvuga. Iyo ufite ibibazo ntuvuge, umubiri urivugira. Umubiri wo rwose urakuvugira ukerekana ko nyine hari ikibazo. Hari mu bigendanye n'amarangamutima. Kugira ngo umuntu abe afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, amarangamutima ye yagombye kuba amarangamutima atazamo ibibazo. Kurira mu buryo budafite ubusobanuro cyangwa se bwabona bufite ubusobanuro ukabona ntibisanzwe, ni ikimenyetso cy'uko umuntu atameze neza. Amarangamutima hazamo kunezerwa, hazamo no kubabara, kwigunga, umuntu ukabona rwose nta buryohe bw'ubuzima afite. Icyo ni ikimenyetso cy'ubuzima bwo mu mutwe mu buryo bw'amarangamutima. Mu myitwarire hari ibintu abantu bakora ukavuga ibi bintu si iby'i Rwanda. Umwe muri bo mu muryango aramutse abigaragaraho ibyo bimenyetso urumva ni ikibazo. Mu myitwarire harimo kuba imbata y'ibiyobyabwenge, kuba imbata y'ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi bishobora kutugira imbata. Mu myitwarire rero uhabonera ubuzima bwo mu mutwe, umuntu ameze neza. Mu noneho ikindi mu mitekerereze, ubundi ku busanzwe umuntu umeze neza mu mutwe agira ibitekerezo byiza bimuteza imbere, binamufasha guhangana n'ubuzima akabona ibisubizo bituma nyine bucya bukira. Ariko iyo umuntu afite ibibazo byo mu mutwe, imitekerereze yiwe iramudindiza, n'ibyo akora ukabona nyine ko harimo ikibazo. Umuntu none indi ngingo nakubwiye umuntu ashobora kureberamo ubuzima bwo mu mutwe ni imibanire. Umuntu ashobora kumara icyumweru nta n'uwahaye mwaramutse, nta n'umuhaye mwaramutse, urumva uwo muntu abanyate n'abandi. Hari umuntu ugira umwaga rwose ugasanga yinjiye mu rugo byose arabisandagiza, n'akana kamuciyeho arakubita. Iki ni ikimenyetso kikwereka ko umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, uyabana neza n'abandi. Hari imiryango usanga umubyeyi ataha, cyane cyane bikunze kuba ku bagabo, utwana twose tugakangarana tukinyegeza, ni ikimenyetso ko hari kitagenda. Nanone ku bigendanye n'umusaruro, ubundi ubuzima bwo mu mutwe iyo bumeze neza umuntu agira imishinga. Ako yarameze umwaka ushize ntaba ari kwamera uyu munsi, ukabona ko nyine aragenda atera imbere. Izi ngingo rero nakweretse umuntu ashobora kureberaho mu buzima bwo mu mutwe, ni nazo tuza kwambika
wa muryango tukareba niba ugenda neza. Ese mu muryango hari ubusabane? Umwana uri mu muryango, umubyeyi uri mu muryango yumva yisanzuye? Hari ibipimo dukora, dukoresha nk'ibi ngibi tujya dupimisha abana mu buryo bw'imirire, usanga umuntu ngo ari mu mutuku, umuntu ngo ari mu muhondo, umuntu ngo ari mu cyatsi kibisi. Ubundi abagize umuryango, abakurikiye kino kiganiro ngiye kubaho no mwitozo, mukora iwanyu muzamenya niba mu rugo hari ibibazo cyangwa bidahari. Ubusabane, iyo ni ingingo. Ndavuga ku busabane, mvuge ku mutekano, mvuge ku cyubahiro, mvuge no ku cyizere. Duhere ku mutekano. Umwana uri mu rugo, uyu mutekano yumva ari muri kangahe? Ari mu mutuku, ari mu muhondo, ari mu cyatsi kibisi. Iyo uri mu rugo iwanyu wumva utekanye, uhabonera umutekano. Turi kuvuga abagize umuryango bose. Iyo wigereranyije wowe ubona uri mu mutuku, uri mu muhondo, uri mu cyatsi kibisi, ku mutekano w'umuryango. Urumva wa mwana wumva se arimo aturuka ku irembo agahita yirukanka ajya mu cyumba, uyu mwana aratekana? None se wa mupapa uba urimo usangira n'abandi, umugore yahamagara akagenda atanasezeye, uyu mugabo aratekanye? Wa mubyeyi ubona umugabo watashye akabura ibyicaro kubera ko azi ko umugabo we buri gihe yaje biba ari ibibazo, aratekanye? Umutekano ni kimwe mu bimenyetso bikomeye bitubwira ko umuryango urwaye cyangwa utarwaye. Ubwo ni ukuvuga kandi birareba umuntu wese uri muri uwo muryango. Ikindi ikigendanye n'ubusabane, wisanzura ku muntu, kuko mubana. Umwana arisanzuye, ashobora kuza mu muryango agatanga igitekerezo cye, ashobora kugira ikiganiro n'ababyeyi be, umugabo ashobora kuganira n'abana be, umugore ashobora guhamagara abana cyangwa se n'abandi mu rugo. Igipimo cy'ubusabane, ubusabane nabo turaza kuburebera mu mutuku, mu cyatsi ndetse no mu muhondo. Tujye nanone ku kigendanye n'icyubahiro. Se uyu mwana umubajije abona ahabwa umwanya akwiye, arubashywe mu muryango? Papa w'abana, umugabo mu rugo, muri bya byiciro umutuku, umuhondo n'icyatsi, yumva aherereye, yumva ari uw'agaciro mu rugo? Uyu mudamu yumva afite ijambo mu rugo? Wowe ukurikiye ikiganiro, wowe mu mutuku, mu muhondo, mu cyatsi urishyira. Mu mutuku ni ukuvuga ngo biri inyuma cyane, byaracitse, ubona ntacyo uri cyo mu muryango kuko nta gaciro baguha. Icyatsi ni ukuvuga uri ku kigero cyiza, ubona nyine uri uw'agaciro mu muryango. Umuhondo ni ukuvuga ngo ubona biri aho, ni hagati na hagati. Tujye nanone ku kigendanye n'icyizere. Mu muryango murizerana? Hari ahantu ugenda ugasanga uvajije umugabo, ariko umugore wawe uramwizera? Aramwizera, ariko iyo yahuye na bene wabo yabajemo, ariko cyangwa umugore aravuga ati umugabo wanjye ni imfura, ariko iyo abonye amafaranga birahinduka. Cyangwa se n'umwana ugasanga ntimwamusigira urugo, ntimwagira gute. Kwizerana ikimenyetso gikomeye mu kwerekana ko ubu rugo rufite ubuzima bwiza. Naho turaza kubishyira muri cya gipimo cy'umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi. Ibi bintu bitanu ni ibintu by'ingenzi bitwereka ishusho y'ubuzima bwo mu mutwe mu muryango. Umuntu ashobora kwibaza ngo ibyo bipimo se nzabirwa n'iki ko noneho mu rugo hari ikibazo cyangwa hatari ikibazo? Umuntu uri gukora uno mwitozo akabona mu muryango habonetsemo, mu bagize umuryango, abantu babiri bafite imihondo ibiri muri bya bipimo byose uko ari bitanu, uyu muryango ufite ikibazo, ukwiye gushaka umufasha. Muri uno muryango niba haboneka umuntu umwe, yaba umwana yaba umubyeyi, ufite umutuku umwe muri bya bipimo bitanu, ni ikibazo. ubu muryango ukwiye kuba wivuza. Umuryango ufite ikibazo. Noneho umwana ararwaye, yego, n'abandi bose baba barwaye. Umuryango tuzabwirwa n'iki ko ufite ikibazo? Ni ukuvuga umuryango nugaragazamo bya bintu bitanu nakubwiye, bituma hariho umuntu udatekanye, udafite bya bintu bitanu, umuryango wose ubwo urarwaye. Reka duse n'ababivuga mu buryo. Ubundi mu buzima bwo mu mutwe, nk'uko nari mbikubwira ngo turabirebera muri bya bintu bitanu, amarangamutima, imitekerereze, imigirire n'ibiki, hari n'ikindi gipimo tugomba kubireberaho duhereye kuho uburwayi buturuka. Uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ibibazo byo mu mutwe ubundi biva hehe? Ni ikintu gikomeye dukwiye kuba tumenya. Ubundi ibibazo byo mu mutwe akenshi biterwa n'abantu. Dufite ibyiciro bitatu by'ibishobora gutera ibibazo byo mu mutwe. Urumva niba ngushatse uri umugore, kakuzana uvuye iwanyu musanzwe mufite umutekano, wagera iwanyu ukabura umutekano, ukarara udasinziriye kubera ndagucunaguza nkurya umutima, icyo ni ikibazo cyo mu mutwe uzagira ugitewe n'abantu. Amakimbirane, akarengane, ibi ni ibibazo bishobora gutera ibibazo byo mu mutwe. Ariko ku muryango none, ku muryango ni ibihe bibazo bitera mu by'ukuri ubuzima bwo mu mutwe butagenda neza? Yego, no kuba wa muryango warwara. Wa muryango warwara. Ni amakimbirane. Amakimbirane atagize gute, atahoshejwe. Abantu ugasanga
igihe bagiranye impaka, igihe bagiranye icyo batumvikanaho, buri gihe birangiye barwanya cyangwa se birangiye habayeho kwivumbura. Tuzavuga rero ko umuryango ufite uburwayi igihe wa muryango urangwa no kutumvikana no guhora bakimbirana. Aya makimbirane rwose ni ikimenyetso mpuruza cyerekana ko umuryango ukwiye gufashwa urwaye. Ikindi kimenyetso cyerekana ko umuryango urwaye ni igihe umwe mu bagize umuryango agaragarwaho n'ibibazo byo mu mutwe biterwa n'abantu. Uhora uhangayitse, ufite uwo mutwe utakira, urabura ibitotsi, urabura apeti, wumva wiyanga, urigunze. Ni ikimenyetso cy'uko umuryango wose as a system urarwaye. Nashaka kabe ka bucura gahora kigunze kicaye mu iguni hariya, kuva kuri papa kugera ku mwana, umuryango wose urarwaye. Ikindi, hari umuryango usanga urimo udutsinda duhanganye. Hari abana bumva mama, hari n'abana bumva papa. Hari abana bari kuri mukuru wabo kuko afite ubushobozi, hari n'abandi bari kuri murumuna wabo kuko bumva ko bamukunda arengana. Iyo rero umuryango watangiye kuba mu dutsinda duhanganye, ni ikimenyetso mpuruza cy'uko umuryango ufite uburwayi ugomba gufashwa. Ni ukuvuga ngo hari icyo uzi mu rugo udashobora gusaba ngo bakiguhe, ariko murumuna wawe we apfa kuzamura agatoki gusa, baramubaza bati nta n'ikindi ushaka, bashaka no gutuma ukamunyuraho. Urumva wa mwanya mu muryango wowe wibona ute? Biraza muri gende nakubwiye, kuko urumva uwo mwana wumva atareshya n'abandi, naza gukora wa mwitozo twavuga, urasanga araza kwishyira icyitwa kugira umutekano cyangwa se no kubahwa mu muryango. Ushobora gusanga yashyizeho umuhondo cyangwa yashyizeho umutuku. Kandi nakubwiye yuko muri biriya bipimo 5 iyo harimo umwe mu bagize umuryango wagaragajemo umutuku, ubwo umuryango wose urarwaye. Ikindi nakubwiraga gishobora kutwereka ko umuryango urwaye ni gusohoka mu muryango kumwe mu bagize umuryango mu buryo budafitiye inyungu umuryango. Gute? Muri abana babiri, abana batatu, umugabo n'umugore, ariko harimo umuntu mutazi iyo yagiye, bakakubwira ngo duheruka agenda, ugasanga ashobora kuba amaze iminsi 2 atarara mu rugo, ntiyagiye mu kazi, ntiyagiye kwiga. Icyo ni ikimenyetso cy'uko umuryango urwaye, kuko umwe mu bagize umuryango yawuvuyemo agenda mu buryo budafitiye inyungu umuryango. Icyatumye ahaguruka mu gicumbi cy'umuryango akagenda nuko ataramerewe neza, cyane ko urumva bayanagiye n'abagize umuryango batanabishyigikiye, kuko navuze ngo ni igihe umwe mu bagize umuryango awusohokamo akagenda nta nyungu y'umuryango irimo muri icyo gikorwa. Vuga urugero, umugabo n'umugore iyo babana, umugabo ashobora kubona akazi runaka kimwe nuko umugore ashobora kubona akazi runaka. Ubwo urumva iyo umugabo agiye akamara weekend yose adahari, bifite impamvu, bifitiye inyungu umuryango, kuko yagiye guhaha, umugore yagiye mu mahugurwa, umugore yagiye gusura umuvandimwe w'urwaye, yagiye kumurwaza. Ibyo bifite impamvu kuko bifite icyo bifitiye umumaro mu muryango. Ariko hari uwo usanga mu muryango bakakubwira ngo uyu mwana nta kibahana, abahese asigaye aba kwa runaka abana n'abandi basore, sivyo? Uwo mwana yagiye atagiye mu kazi. Icyo ni ikimenyetso mpuruza cy'uko umuryango ufite ikibazo. Nko ku bana bato byo hari icyo tujya tuvuga ngo ni fige, cyangwa se hari abana bafite hagati y'imyaka 13 kugera kuri 19. Hari ibikunze kubaho umwana yo mu muryango yumva adatekanye, ugasanga umwana yarorongotanye yagiye, agafata n'inzira atazi niyagiye. Kenshi bikunze gukorwa n'abana binjiye mu bugimbi no mu bwangavu, sivyo? Ariko noneho no ku bantu bakuru bibaho, ukumva nyine none se umudamu iyo yahukanye biba bifitiye inyungu umuryango. Noneho n'abagabo basigaye bahukana. Duhere kuri kakana gafite imyaka 3, muhindukira umwe akareba hirya undi akareba hino, akavuga se bebe agiye he? Ugasanga mubuze yashize amasaha agera kuri 6, umwana yitoye aragenda. Ni ikimenyetso cy'uko uyu muryango ufite ikibazo, kuko ubundi mwese mumeze neza, ubundi mwana yabajya he ko nyine yagombye kumva ko anezerewe ari kumwe n'abakuru be n'ababyeyi be. Bwana Emmanuel avuga ko hari ibimenyetso bishobora kugaragaza ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe mu muryango. Ubundi ibimenyetso byerekana ko umuryango urwaye kandi byihutirwa gufashwa ni ya makimbirane nabivuze. Ariko nimvuga amakimbirane twumvikana neza yuko kudahuza mu muryango ntago ari ikibazo, kuko kudahuza ubundi nibyo byubaka umuryango. Ariko biba ikibazo igihe ya makimbirane mugirana mutayasoza neza. Ese niba umugabo avuga ko ashaka kwigurira ikibanza, wowe mugore ukaba ushaka ko mwigurira saro nshyashya, mwese nimufite igitekerezo cyiza, ariko se aya mafaranga yari yabonetse yagura imodoka, yanagura na saro n'ibindi bikoresho ukeneye nk'umudamu mu rugo kugira ngo urugo rugaragare neza, aya mafaranga biraza kurangira akoze iki? Ese umugabo araza kwivumbura kuko umugore atamwumvise,
ayajyane mu kabari y'inywere. Ese umugabo araza kuvuga ngo jyewe wa mudamu we warananiye reka nyaguhe ngaho jyana n'ubundi hano nta jambo ngira ujye kwigurira salo. Birashoboka ko mwakwicara mukavuga muti turebe icyihutirwa. Ubwo buryo bwo kwicara mukareba icyihutirwa mukabyemeranyaho ni uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane mudakomerekejanyije. Amakimbirane ni ubuzima, ntashobora gushira, agomba guhoraho. Ikintu rero kiba kibi ni uburyo akemurwamo. Naho ubundi umuryango utagira izo mpaka ntaho watera imbere. Kuko n'ubundi abahanga bavuga yuko umubano w'abashakanye n'abandi mu muryango ni uruziga rwo guhangana no kubona ibisubizo mu buryo ariko bw'amahoro, kuko mukemura kimwe hagahita hajyamo ikindi. Iyo rero muri umuryango mwiza utekanye uhana amahoro, uko haje ikibazo mukiganiraho hakaboneka igisubizo, bikaba bya bindi bavuga ngo ababiri bishe umwe, mugahora koko ibibazo ari byo mubiviraho indimi, ariko ibibazo ntibibatandukanye. Ya umuryango muzima wo utarwaye bo biba bimeze bite? Umuryango utarwaye ni umuryango abantu bawugize bose biyumva neza mu buzima, mu mubiri, mu marangamutima, mu mitekerereze, mu migirire, mu mibanire no mu gutanga umusaruro. Umwana arajya ku ishuri arakurikira, ntago abarimu baguhamagara bakubwira umwana se ko yasibye ko tudaheruka kumubona. Umwana wawe yageze ku ishuri ahora akubita abandi. Mu mubiri ntago ameze neza niba agera ku ishuri agahangana n'abandi. Muri bya bintu bitanu, umwe mu babigize, umwe mu bagize umuryango yumva ameze neza muri biriya bice bitanu. Icya kabiri, mu muryango abantu bose bari mu mwanya wabo. Papa ni umugabo mu rugo ufite inshingano, ugize icyo amarira umuryango, arubashywe mu cyubahiro cyiwe cy'umubyeyi, na mama arubashywe, ari mu rugo yubashywe nk'umumama. Umwana nawe yumva atekanye, ahabwa umutekano kandi bamwitaho, yumva afite ijambo, yumva ari iwabo. Kwiyumva koko kuri mu muryango ko kandi ntacyo udahezwa, utabuzwa ibyo wagombye kuba uhabwa. Umuntu uri mu muryango iyo agiye kugira ibikorwa runaka akora bituma atarara mu muryango cyangwa se ataba ari mu muryango, abikora ku nyungu z'umuryango. Mwese mwabisezeranyeho. Si kwa kundi tushobora kubona umupapa ashobora kuza nyuma y'iminsi 2 nabwo akaza icupa ryaramurenze, abantu badafite amakuru. Umuntu uje saa 11 za mu gitondo ataharaye, mwari muzi aho yaraye? Ntibarari mu kazi, mwari mubizi. Gusohoka mu muryango byakwiye kuba icyemezo cyemeranywaho n'abagize umuryango bo. Kugira umuryango urwaye byakwirindwa? Yego. Ibintu byakwirindwa bite? Byakwirindwa ni ukuvuga mu muryango hakwiye kubaho ko umuntu wese ugira uri mu muryango yumva ko akwiye kuzana umusanzu we muri wa muryango, kuva kuri wa mwana mutoya kugeza ku babyeyi banawushinze. Ni ukuvuga uruhare mu muryango wawe biraca mu busabane bwo kuganira. Umugabo n'umugore bagomba kuganira ku buzima bwose. Icyo gihe munabyanduza abana banyu. Umugabo n'umugore baganira n'abana uwo muco barawugira, bigatuma icyo umwana akeneye aza kukibaza atarinze kujya kugishaka hanze, kuko yishyiramo ko mu mwumva. Kuko niba azi ko mu mwumva nta mpamvu yo kujya gusaba hanze. N'icyo utabashije kumuha ukaba wamweretse ko izo mbogamizi zituma utabasha kukimuha. Kuganira ni inkingi ikomeye ikemura ibibazo byose, nakumira ibibazo byose bishobora gutera kutagenda neza ku muryango. Icya kabiri, kubahana. Cya gatatu, iyo mvuze kubahana ni ukuvuga ngo buri muntu wese ni uw'agaciro, kandi ako gaciro agahabwe nawe akiyumvemo anagaha abandi. Ikindi ni ubusabane. Ikindi ni ukugira, ni ukuba imfura mukaba inyangamugayo. Ibibazo rero byo mu muryango urwaye bitera ibihe bibazo? Bishobora kugira aho bikora umuntu ubuzima bwo mu mutwe. Icyambere, urumva bazarwara bajye kwa muganga, ko ibibazo byo mu mutwe uko bigenda bitinda birakomera bigahinduka indwara. Umuntu akaba yasara akajya ku musozi, agatangira kugenda mu muhanda yivugisha. Umuryango rega ni umusingi, niyo ngobyi ihetse ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Iyo umuntu afite umuryango utekanye, umuryango mwiza, ibibazo byose ahuye nabyo mu muryango, ibibazo byose ahuye nabyo mu buzima birakemuka. Kurumva, tuvuge nk'urugero, umwana wumva ko akunzwe mu muryango, iyo agize ikibazo ku ishuri araza akakivuga, akavuga ati nyamara iyo mfite akana twicarana gahora kanuka karanyanduranya nyaho. Icyo gihe umubyeyi ukavuga uti reka nzajye ku ishuri njye kureba mwarimu mubwire yuko abana bicarana bafitanye ikibazo. Uri kumva? Ukuvuga rero umubano mwiza mu muryango ukumira ibibazo byose by'uburwayi. Ibibazo byo mu mutwe bitanga nyine uburwayi bwo mu mutwe. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri, usibye kuva mu buzima, urumva uburwayi bushobora no gutanga ya makimbirane twavugaga se ntashobora gutuma abantu bicana. Bishobora kuba tuvuge nk'abana ari nka 5 bose ugasanga bose bahagize ibibazo
byo mu mutwe ugasanga umwe ararwaye uwa kabiri ararwaye uwa gatatu ararwaye cyane. Nabivuze ngo mu bimenyetso byerekana ko umuryango urimo ibibazo byo mu mutwe ni uko umwe mu bagize umuryango agaragaza uburwayi bwo mu mutwe, sibyo? Buriya umwe mu impamvu tuvuga umwe mu bagize umuryango ugaragaje ibibazo byo mu mutwe nuko tuvuga ko mu ndwara zo mu mutwe z'umuryango, nk'umuryango nk'ikiremwa gifite ubuzima, sibyo? Nkuko umuntu ashobora kurwara akabara umutwe, akabara ahantu hose, agahinda umuriro, akazana amasazi mu myanya mu kwaha na he, amasazi cyangwa intobo sinzi uko babyita inanga, sibyo? Ni nako wa mwana aba ikimenyetso cy'ikitagenda mu muryango, sibyo? Ashobora kuba umwe cyangwa akaba babiri cyangwa bakaba benshi, ariko niba umwana agaragaje ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe ni ikimenyetso cyerekana ko umuryango wose ufite ikibazo. Iki ni ikiganiro ubuzima bwacu ukomeje gutega amatwi, uri kucyumva kuri Radio Isangano yumvikanira ku murongo wa FM 104.9 no kuri murandasi ukoresheje Zeno. Muri iki kiganiro turi kumwe n'Uwiringiyimana Emmanuel, umujyanama mu buzima bwo mu mutwe, aho uyu munsi turi kuganira ku buzima bwo mu mutwe. Hari inama Uwiringiyimana Emmanuel agira umuryango. Ingaruka ya mbere mu buryo bw'ubuzima, urumva nyine bararwara, bashobora gusara bikava kuri umwe bikaba noneho bose bakarwara. Tugena no ku gice kiri imibanire, umuryango ushobora gusenyuka, umugabo n'umugore bakadivorce, donc bagafata gatanya, sibyo? Umuryango ushobora gusenyuka, abantu bose bakawusohokamo, abana bakabibirara, abana bakava mu muryango. Wibuke ko no muri bwa buzima navuze niho hatangira kuzamo ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, abantu bakabimbata z'ibiyobyabwenge, bakaba basinzi bakagera gute, umuryango nyine ugasenyuka burundu. Icya gatatu mvuze ku bigendanye n'ubuzima, tugeze ku bigendanye n'ibiri social, umubano, urumva urugo ruzasenyuka. Ikindi ubukungu, nese bumva abantu barimo bahangana bashobora gufatanya bagatera imbere, urugo ntabwo rwatera imbere, bazasubira inyuma, ubukene bubatere. Niba ufite abana babiri b'abakobwa mu myaka 15 kubera kwa kundi ko kuva mu rugo buri munsi, bazagenda hanze bashukwe, bazana inda zitateganyijwe ziterwa abana b'abangavu. Umuryango wari ufite ikibazo kimwe noneho bibaza igihumbi, wa muryango urumva ko kuzatanga umugeni, abandi bose bazawushyira mu kato. Abantu none utari ufite ikibazo akigire kubera ko abantu bazagira gute, bazamuha kato, umuryango bawuha kato. Niba wuha kato abantu bose barwara. Haranazamo noneho nibigendanye n'ubutabera. Ibibazo by'umutekano muke mu muryango biganisha mu byaha, kuko harazamo noneho ryahohoterwa, hazemo irishingiye ku gitsina, urumva hazemo noneho irishingiye ku mutungo, kuko abatumvikana ntibashobora gusaranganya ibihari, hazazamo noneho n'iri physique, kuko iyo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bashobora kugaragaza umwaga, umujinya udasanzwe, kurwana intambara zigahora zarose mu muryango. Hari ingaruka nyinshi umuryango nyine ntubukiriho, abana barajya mu biyobyabwenge, barajya mu busambanyi. Tunibuke yuko biranatangira karande y'umuryango, usanga noneho na wa muryango urazimye mu kigendanye n'iterambere. Umwana se waraye udasinziriye, se na nyina barimo barwana, yajya mu ishuri agatsinda, barava mu ishuri. Ubwo hazaza h'umuryango n'ibisekuru birahita byibagirana, birava mu rugo bite bifata aho mutuye, bifata n'igihugu. Ni nayo mpamvu umuntu wadukurikiye muri kino kiganiro akumva bireba ibimenyetso by'umuryango ufite ikibazo, ni byiza yuko bayoboka abashobora kubaho ubufasha, kuko ibi bibazo byo birakemuka. Bande rero bagomba kubaho ubufasha. Ubu amahirwe dufite, igihugu cyacu cyarebye ubuzima bwo mu mutwe abanyarwanda bafite, babona ni ikintu cy'ingenzi kandi gikwiye guhabwa umwanya gikwiriye. Ubu dufite abaganga bakurikirana imyitwarire, ubuzima bwo mu mutwe muri buri centre de santé, mu kigo nderabuzima. Mu kigo nderabuzima hari umukozi ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe, n'ibyo bibazo by'umuryango ashobora kubikurikirana, akabasha gutanga ubujyanama. Ibibazo by'umuryango ahubwo turabifite byinshi, nuko abantu batazi ko ari ibibazo by'umuryango. Iyo urebye abantu bahohotera abandi muri kino gihugu, ntabwo ubona ko ari ikibazo. Abagore birirwa baza kuri RIB kurega yuko abagabo bahohotera, abagabo basigaye bataramira mu kabari bakanga gutaha kubera ko bazi ko mu rugo rwabo ari umuriro, ni benshi. Abana bata amashuri, dufite ikibazo ubu mu Rwanda. Ndimo numva RBC yavuze yuko ngo abana bari mu kigero cy'imyaka 11 kuzamura
dufitemo abarenga 51 bakoze imibonano mpuzabitsina. Urumva icyo ni ikimenyetso mpuruza bya bindi twavugaga by'uko umwe mu bagize umuryango hari ibimenyetso by'ubuzima bwo mu mutwe bitagenda neza bihururiza abandi. None se urumva umwana w'imyaka 11 rashe, umwana w'imyaka 11 wakoze imibonano mpuzabitsina, urumva uwo mwana mu muryango aratekanye? Bivuze yuko atanakurikiranwa, bivuze ko adahabwa umwanya. Kuko ibyo ari byo byose uwabikoze ntagava mu wundi mudugudu, kuki rero umubyeyi atabimenye? Kuki wa mwana atisanzura ku babyeyi ku buryo ashobora kubabwira icyo kintu cyabaye? Njye navugaga niba kuko twari tugezeho tuvuga ko mu bigo nderabuzima hari abantu bashobora kubafasha. Yego barahari, ariko se wa muryango urwaye aho uzabimenya ufata inzira ujye kwa muganga? Badukundire iki kiganiro dukoranye kibafashe gutinyuka. Ni ikibazo cyane ko wabahaye n'umukoro. Ubwo umuntu uri bwisuzuma agasanga ari mu mutuku, agasanga ari mu muhondo, ni ikibazo. Ubwo afata inzira ajya kwa muganga, umuryango urarwaye. Ku nyungu z'umuryango nyabona ni mwivuze, kuko wa mugabo wumva udatekanye mu muryango biraza bigakora kuri wa mwana. Madamu wumva udatekanye biraza gukora ku bana bawe, kandi nibikora ku bana bawe umuryango wose urasenyuka n'igihugu muri rusange. Kandi ibyo bintu nta nubwo bigoye gufata inzira ukajya kwa muganga ugasaba ubufasha. Kandi barabavura bagakira cyane, barababaha ubufasha cyane rwose. Kuko nyuma yo gusuzuma ikitagenda mu muryango tubafasha gusobanukirwa uko iki kibazo cyakemuka bo ubwabo. Tuvuga urugero mu bipimo bikunze kugaragara akenshi ibibazo byo mu muryango bikunze guturuka mu kutaganira, sibyo? Burya kuganira ni ibintu umuntu agomba gukora akandi akabiha umwanya, biranigwa rwose. Umuntu akamenya gukoresha amagambo adakomeretsa. Hari igihe uganira n'umuntu mukagira ngo muraganira ariko ugasanga afite imvugo zikomeretsa, zipfobya. Usanga umwana iki se kishoboye iki? Umwana buri gihe baramupfobya. Buri ejo nayo ndimo nganira n'umuntu arimo ambwira uburyo akiri muto bamubwiraga ngo ni mubi mu bandi bana. Umwana wa 3 ariko ngo avuka umuryango bahisemo kumwita izina rimwereka yuko rwose ari we kibazo mu bandi. Akura nicyo kintu cyuko buri gihe niba ababyeyi bagiye gusura bene wabo barifuza abana bakavuga bati turasigara hano turarara hano, we yabivuga bati nuko usa ko nguko cyane dutahe. Abandi bakajya mu biruhuko kwa ba nyirasenge, nta wajya gumufata ngo amutware, kandi uko yavutse naga ari bo babyigize. Ni namwe mwamubyaye, ntunamuzamuriye icyizere, uramubwira ko ari umwana mubi, umwana utsindwa. Aho kugira ngo umubwire uti nyabona urabishoboye, reka dushaka ikibigutera, uti iki cyana kigiswa. No kuvuga ngo mu kuganira mu muryango nabyo biri kumenya ngo nubwo ugiye gukosora uyu muntu nihe mvugo nziza idakomeretsa namubwiramo. Inama numva natanga nuko dukora uriya mwitozo tuwukore ababyeyi, abana, turebe mu muryango wacu duhagaze gute, hanyuma ni mugigane kwa muganga hari abantu babishoboye, nanjye uwanyegera namufasha. Ku bitaro ni kwa muganga, aratuvura tukaramba, arasanasana iminsi ikicuma, ku bitaro turashima. Ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu gikomeye ku buzima bwa muntu ku giti cye ndetse n'abandi. Ubuzima bwawe muri rusange harimo ko wiyumva wowe ubwawe, imibanire yawe n'abandi, ubushobozi ufite bwo gucunga ibyiyumviro byawe no guhangana n'ingorane uhuye nazo. Ku rwego rw'isi abantu babarirwa muri miliyoni 970 bafite uburwayi bwo mu mutwe. Uburwayi bwo mu mutwe bwihariye 14.3% by'imfu zose zo ku isi. Buri mwaka hapfa abantu miliyoni 8. Umwitozo umujyanama mu buzima bwo mu mutwe yaguhaye ubukore, nusanga aho uri hashyira mu kaga ubuzima bwawe bwo mu mutwe, wihutire kujya kwa muganga. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro ubuzima bwacu cy'uyu munsi. Wifurije kugira umuryango ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Dusubira ubutaha tuganira ku buzima bwacu. Umugoroba mwiza. Jye wumvaga Ndibyavu Rachel. Kumisha